Ako murakoze ukanga umuntu usinziriye biroroshye kuvaho akitera hejuru akikanga ibitotsi bikaba birashize ariko iyo umuntu yisinzirije tiwo muganga ngo bishoboke uzi ukora akakumva akavuga ngo araje nakoraho sinishobora tuge bwana hari ikintu cyangwa mwopikiza mworececeka ngakomeza kavuga kugeza ikimana yashyize ku mutima mucaki ariko n'abakiza bukeya wenda ahitangira vuba habe mwoceceka ibitaka kibateguye aho mwopikiriza cyane tukagira vuba tugasoza siko kwizi usanzwe rero ibiganza by'Imana cyane
bidusaba kubiterera haleluya bidusaba kugisengera muri hari ibintu bimwe bidasaba wowe niko bisetinze umuntu azasinzira Imana itavuze ngo gutwara mu kanya gatoya amagabo. Amen. Asifiwe. Biblia isivuga abantu bagize ibitotsi
umuntu wabura ngo barangize n'ibyo bakoze umwe ngo arasinzira arasinzira abazekora gusinzira kugeza mu gajyanye n'umwana yazaje aramutanga kubera ibitotsi ngo yicuje asanga habaye ikibazo asanga yajyanye umwana kandi umwana yatuje ngo arareba abona mugenzi we n'abasinzira nawe atwitotsi nasanze ibitotsi ni bibi biza bitumuhindurirwa bakamukura n'ikisi bakamusigira iki ngo arareba neza abona n'abasinzira ngo yamaze utekereze rero ibyo bitotsi arabanza kumva umwana mu gituza cya mama wiwe aramujyana amushyiraho yarara arongera kuko wa wundi wapfuye aramuzana amushyira mu gituza cy'uwo ufite gusa warangiza n'umwete ajambo kamubwiye ko kwisezeza nawe kera yabatanga we wasinziriye arasinziriye kugira ngo uyu nguyu yahinduye ngo ari uzamusura biyagura yarategereje gusa ko yumva bamuvugishije warazamira ati uyu mwana ukunda muri nkabo ataruwa uyu mwana ashobora kuba ruwa ataho wishe umwana none uje kumundegeka zana n'uwawe suwa n'uwawe suwanje ngo baterana amagambo asifiwe. Reka mvuge umuntu kubera kweli maso. Reka mvuge umuntu wari maso. Tuwe amen.
hasohotse umuntu yasinziriye hasohotse cyose wasinziriye kuko ntiwomenya gusaba ariko ukangutse mushumba womenya gusaba rero wagiye aritonda aritonda aravuga ngo mwana aritonda neza yambabaza ashimira Imana aravuga ngo wagiye da masana uri neza niyo muhanda utwara ntiyatwara none tumusindisha umwana wiwe ariko yaciye uzamurika n'abandi basohoka bagasiga
Yesu alikuwa unakunda Bwana kumujambo w'inzu Imana yanjye unakunda kuyaga gusa kumujambo w'inzu Imana yanjye kuko bindutira kuba umuremare w'inyasaha kandi bikandutira kuba muri kabarizona kandi bikandutira kuba mu mazu y'ibariza cyane kandi bikandutira kuba mu nyamwaka
Essa
Niba tutafite ijambo mbabwira ntituzabe
narabisubira bakiri ikintu kiza cy'umwanya w'inyota inyota ndetse umwana ariko umwanya w'inyota iyo umuntu afite inyota asaba umwana kimwe kubabasha si bo batagafite izo gukora ariko kubera inyota akora ibishoboka byose akabona umwana ariko uwabona umwanya adafite inyota ntashobora kuza imana iduhe inyota imana iduhe kumva ijambo ryawe imana iduhe gusomana